Ngomeze gute? Byiza. Kumagaritse se meze. Abo ari umuji ngomeze kimwe musa. Ndakubonye noneho ubonye ubwo umeze nk'umuntu wari ukurebye nyine mvugane. Barasa nyine tu cyakoze umwana mwiza. Ngomeze kubaza ari bikabisa. Aho ndabona utameze nk'uwe nahanganaga. N'urutsi nyamasheke. Za nyamasheke. Wowe uruwina hasi. Yawapingiye hari utunangiye kugura hano hepfo ari bwacu naga ari naha. Naje mu bintu by'akazi nyine gutyo urabizi. Ubuzima buba ari uguhiga nyine so bize. Nanjye nyine nzi naho uzajya gukora iki? Baga yano umuyede. Uje mu birakaza? Urabona aka karasa neza. Mu biraka. Hari umuntu nyine nje kureba. Umubosi wari wambwiye ngo nkomeze hano bahita mu byangabo. Ni mu byangabo. Yarambwiye ngo ningera mu byangabo ngo muhagarare ngo arahansanga. Hano bahita mu midugudu nyine. Midugudu y'abakiranga abona umuntu wese ufata amakuru yo mu cyaro. Iyo haje tubwira umukozi mugenzi wawe bataza nubona ni imiturire biba birimo abantu. Ubone nakuvuga ngo ahangaha ntabwo yemere gutura umuntu udafite inzu imeze gutya nk'igipangu. None hano habamo no mu modoka. Umva ni kuri kw'Imana. Hano habamo mu modoka. Inanga ya yandi tujya tubona kuri kijya mbona kuri televiziyo. Inanga ntabwo bakurusa. Ni karitsiye icecetse. Abajyasakuza nkabe n'ibyo mu cyaro ngo reka. Rero none se bakwitanye. Njye nitwaye Enoch. Enoch. Wana nanjye cyakoze uri umwana mwiza. Naye banyitanyaga nyine niko kantu nihani ubundi igeze nawe wituhindura izina. Uruze dusenge ndiyitanye. Ngo Jean Claude ine ntabwo bikora. Nitwe Enoch. Enoch kugira ngo nyine uzabashe kugira ngo n'umuntu asa gusanga muri yino pango zumva ko uri umwana we nanga. Numva inanga rero mwana bari gukorera ku masaha yomeze nko muri Amerika. Ngubwo anga nyine anga utangiye mu midugudu yo mu byangabo sibyo? Wowe gumahanga niwe yakubwiye ati murabura mu byangabo wowe wahageze uranacangamutse nyine urumva ko niba wabashije no kwamenya ukahagera undi aba yatumbagiye akajya nk'uyo zahirgiriye urakoze nari Aro bosi. Nari nageze aho ambwiye ngo mpagarare. Igipangu kirimo irangi ry'umuhondo. Ndabona nahageze bosi. Nahageze. Murakoze. Yo gukora muri uru rugo. Mbese ko uzumurikira nkaho uri imbwa yanjye kusize ukinguye uriya muryango Ngiye nabuja. ngaho ukinga rero Yinge. Babuja byananiye. Turi berakije n'ibikweto ibyo bikweto byawe bisigaye ku muryango ibyo nta nubwo uzajya ubikoresha hano
ndetse aho se ninde ukubwiye ngo hicare icaza hano se icara navuga ngo nakwicaze hasi byagiye ngo yitwa nitwe Noki umuntu rero nk'igisambo se nkaho byari ubwa mbere ugeze muri Kigali iyi ni ubwa mbere ngeze i Kigali mabuja nyine Nyamasheke kubera kuba naje nyine narushye ukuntu mbese runadidimanga ese ubite byawe ubundi ni byiza uzashobora iki nyine boss yarambwiye ngo nzaze nyine nkora akazi ko mu rugo ubundi iwanyu wagiraga inka dufite inka ntabwo wakarabye mana ubuzima uriya mugabo nawe ibyo azanzanira iwacu nyine dufite inka nari no kubazanira n'amata amata amata tuyazana amata ntabwo umuyazi se mabuja amata turayazi ariko ari gusa umuntu usa gutya umeze utya wanywa amata yiye hehe nari kuyabazanira ariko nyine uraba utakarabye ukatuzana n'amata mabuja ariko nakarabye no mu maso ni mu gitondo njya kuza ntawameshe ahubwo se boss arahari ya boss ibyo ubyiboreye ubundi se akazi ko mu rugo ushoboye n'akazi nyine boss yarambwiye ngo njye nkora akazi ko mu rugo gukoropa mabuja nzi guteka ibijumba ibishyimbo n'imyumbati nzi guteka ibijumba imyumbati nzi kuyitonora nkashyiramo ibishyimbo nkabyumutsa ubusumba uzanye umuntu uteka ibyo bintu turatubishobora nzi guteka mabuja usuye yatekereje kuzana umuhungu guteka azi ko dufite umwana w'umukobwa ntabwo kajya kwereka aho uzajya urara ikigahagararaho dore aho uzajya uryamye hano kandi usabwa kujya ubyuka kare kuko nzajya ujya ku kazi yego mabuja ntajya uryamye kubona i Kigali ari danje ese ibi nibyo naje koko gushaka i Kigali naje i Kigali nzi ko nje kuhabona ubuzima bwiza nzi ko nje kuhabona akazi keza akazi kazatuma nteza imbere umuryango wanjye akazi kazatuma nanjye ubwanjye mera neza ngasa neza nabonaga abandi bagenzi banjye baza i Kigali bakaza bakagaruka mu cyaro basa neza ese nuko babayeho nabo aha hantu birutwa n'ibishangana najyaga ndyama iwacu mu cyaro nabitabye mabuja akira imyenda ujya kwimesa fata sefa fata wihuta ubwo uri mu biki akira jyana ujye kumesa piriya iyi myenda uyirangije urukumva ese mabuja iyi myenda makumyabiri waba urangije iyi myenda ariko ubundi wowe bagukuye ubona umeze nk'umukiga ariko urakunaniza iki gira vuba kwinjirana nayo cyangwa imanitse ku mugozi kandi usabwe no guteka nka naryo ndisonzeye Kadogo we Kadogo karame mabuja nakubundi amatwi yawe barimo ibiti we none se reka mubaze nari nyiri kumesa mabuja ikiri kumesa yego ya myenda na n'ubu ukirimo
yego yari myinshi erega mabuja. Twe ntabwo turya. Uzi ko wampaye iyi ndobo yuzuye imyenda? Ntabwo turya. Nari nkiri kumesa mabuja, naramutse nanakoropa. Reka nkubwire, sohokemo hano mbona n'ibiryo. Nagiye nakubwiye ngo ndashobora. None ubu se umwana urabona wowe wari burye sanga usubiza isahani sanga. Mbabarire mabuja, naramutse nkoropa ncura indobo yuzuye imyenda kuko waba uyirangije. Ndumva ugiye kuntera umutwe wakunguka.